nimutitoza gusenga mwenyine ngo mukuru umutima ku idini, noneho ibigiye kuza bizatuma mutabasha gusenga, kuko mwigishwa gusenga n'idini. Ntabwo mwigeze mwigishwa gusenga n'ijambo ry'Imana ngo ari ryo ribiye, kuko umuntu akwiye kuba asenga asoma ijambo ry'Imana, yiyiriza ubusa, yirinda kiranuka. Ngo ngiye ngomba kugira address yanjye mbarizwaho. Address yawe ni iyihe? Ni Yesu Kristo. Bene data bakundwa, hari imbere ni habi, ntabwo abantu benshi bazaharenga niba batitoje kubana n'Imana neza. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu bine bigaragaza isano iri hagati yacu na Kristo, ukuyemo idini cyangwa itorero runaka ry'ahantu barizwa, ku buryo iryo ridahari, n'iryo dini ridahari, wakomeza kuba mu rugendo rujya mu ijuru kandi ntuzananirwe. Uburo bwinshi ntibugira umusoro. Ubwinshi bw'abantu baterana muri ariya mazu ntabwo bisobanuye kuba bajya mu ijuru, ntabwo bisobanuye gukizwa. Abantu benshi bakunze idini, ntabwo bakunze Yesu, kuko umuntu ukunze Yesu ntabwo yakwemera kuba ahantu barimo kumuyobya ngo yange kumva ijambo ry'Imana icyo rimo riravuga. Isano ya mbere rero hagati yacu na Yesu, ikintu cya mbere kigaragaza, umva kwinjira mu irembo kugira ngo ya sano yacu na Yesu ibe yuzuye, ku buryo amadini adahari tugomba kubaho, kuko twageze mu irembo. Bakwigishije irembo bakaga kukwigisha urwuri, ko irembo numara kuryinjiramo urwuri uzarubona. None amacacizi hafi ya yose, yaba ari muri Amerika, yaba ari Nigeria, yaba ari hano za Togo, za hehe mu Rwanda, amacaci yuzuyemo abitwa kwa Minyoni, abitwa ba Julene Kabanda, abitwa ba Rugagi. Inyigisho bigisha umva zose ari urwuri gusa, n'urwuri bari kwibwirira abantu. Urwuri kwere, urwuri muri Yesu harimo urwuri. Igisha irembo, sobanura abantu irembo. Igisha inzira, sobanura abantu inzira. Nibamara kuyimenya neza uburyo ifunganye, bakinjira mu irembo bakayigwa, bazasanga mu rwuri. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana dukwiye kwigisha mu isi ni iki? Ni Yesu, ijuru, ubugingo buhora, kondisiyo kwihana, kwezwa, ukigisha ibirebana n'ibyaha, abantu bakamenya abaribo imbere y'Imana, bakihana, bakinjira mu bwami bw'Imana. Icyo ni icya kabiri kigaragaza isano iri hagati yacu na Yesu, ukuyemo amadini n'abatuyoboye bose, bikavaho ntituzongeye no guhora nabyo, ntituzongeye kubibona, ukabaho mu buzima bw'Ubukristo nta kindi kintu gihagaze imbere yacu. Abategetsi b'isi banze kumvira Imana, Imana igiye kubasukaho umujinya ukomeye. Abanyamadini barimo kwiyoberanya mu by'Imana, Imana igiye kubasukaho. Niyo mpamvu Imana imirakuburira nshuti yanjye ngo kanguka wiga ijambo ry'Imana. Niba waramaze kwizera Yesu, menya ko bihagije ko wabaho nta dini ufite, bikaba bihagije ko wabaho nta pasiteri uri imbere yawe, kandi ukajya mu ijuru. Icyo wita ngo ni address, ngo ntabwo nkwiriye kuba nkora afite address, ngo umuntu ubaho adafite address. Address ni Kristo wawe, ni Kristo wanjye, niwe address wanjye. Ninde se mu isi wambera address? Address ni Yesu. Intumwa, abahanuza, address yabo yari Kristo. Niba idini wamutaripfira, urumva Yesu wamupfira, kuko nturamumenya. Niba ukiri mu idini kakubayeho, amadini yoroshya agakiza, ntagashaka kwigisha ijambo ry'Imana uko rikwiringa abantu barimenye, batinya kwigisha ngo abantu batabacika. Ariko turabwira abapasiteri, ababishop, ba apostle, ninde wababwiye yuko kwigisha ijambo ry'ukuri abakristo bakaryumva bisobanuye kubacika? Niba mushaka kugira abakristo beza bazima kandi babafasha, ahubwo noneho bukazabashyitsa no mu rurembo rwera rwo mu ijuru, kandi no mu isi babafashije, nimubigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abakristo mwese mukeneye iminsi yo guhemburwa izituruka ku Mwami Imana. Mukeneye abantu bahamagawe, bashorewe n'imbaraga z'umwuka, kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwinjiye mu mitima y'abantu, abantu bahembuke. Iminsi yo guhembuka imanuka ibuzure, hanyuma buzure muhemu yera, buzure umwuka wera, impano z'umwuka zikore. Abantu bakira indwara z'ababaye akarani, abantu bakira abadayimoni, abantu bakira imyuka mibi babanye nayo bamaze imyaka myinshi, abantu bakira ibintu byose byabagoye, abantu babohoka buzure umuneze, amoka bavemo, abashiremo inzanga. Hakeneye abantu bafite umuhamagaro. Naho ibi ngibi mwicaye mu madini muzagwamo. Mu mwaka wa 2011 Imana yambwiye abakristo bari kuvuka muri iki gihe, imbwira ko bitwa amazina abiri. Izina rya mbere ngo bitwa nshuti z'umusaraba. Nimwumve ko ijambo ry'Imana rivuga, dore amadini yinjiwemo n'ikizira gikomeye, dore umwijima ukomeye w'icuraburindi winjiye mu madini, kandi ugiye kurimbuza abantu benshi. Nimwiga ijambo ry'Imana, nimuryumve, murane ngo tuvemo ngo tujye hehe? Ibaze kweri, ye baba we, mbega kwigishwa nabi, mbega kuna abantu batigishijwe ijambo ry'Imana, kandi nawe abarenganye. Niko nyine uwo nguwo kuyoboye yakwigishije ko kubaho utari imbere ye utazagera mu ijuru. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka nongere ngusuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data kandi mukundwa, wowe ubana natwe ugafata umwanya ugakurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza guhirwa muri byose, ndakwifuriza kubonera amahoro aho abandi bayaburiye, ndakwifuriza umugisha wose uturuka ku Mwami Imana yacu.
turashimira Imana kuko uyu mwanya yongeye kutwemerera kuboneka imbere yanyu kugira ngo dukomeze gufashanya mu ijambo ry'Imana, tubashe kureba ko ubugingo bwacu bwakubakika, maze kandi dukomeze kugenda urugendo ture ko tuzarangiza amahoro. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe uyu munsi. Nyakubahwa mu byo dukunda, Imana ikiranuka kandi Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana yaduhamagaye, Imana yadutoranije, Imana yatwimenyekanishije kugira ngo tukumenye muri iki gihe cya none, twebwe abasohoweho n'imeruka y'ibihe. Turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha. Dusengeye mwene data ufasha akanya ugiye kumva neza iri jambo ry'Imana, ijambo ryawe rigira umumaro ku buzima bwe, kandi ijambo ryawe rimubohore, ijambo ryawe rimukize, ijambo ryawe rimuvaneho imbogamizi zose z'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we, reka umuyoboro mwiza umwuka wera amanukira aka kanya kubana natwe, kugira ngo ibyo ushaka ubona bikwiriye abera bose bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ari byo bibageraho. Reka nkubere umuyoboro, wikorere, wivugire umuntu wese wumvishe ubu butumwa bwiza, n'undi wese uzabwumva uko ibihe bizabiha ibindi, igihe urubuga rwa YouTube ruzaba rukiriho, igihe YouTube izaba ikiriho. Reka ijambo ryawe rizamubohore kandi rizamugira umumaro. Tuguhaye imitima yacu kugira ngo iyobore, tuguhaye Mana ubwenge bwacu, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima abi ukomeza kudusangiza n'abera bose, mu izina rya Yesu, amen. Amazina yacu nk'uko bisanzwe ni Jalik Ikingeneye Missionary. Turashimira Imana kuko itwemereye kongera kuboneka imbere yayo. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ryiza cyane, ribasha kubohora ubuzima bwawe, rikakuvana aho waruri rikakugeza ahandi, ribasha kubohora ku kintu cyitwa imyumvire yose wahawe mu idini wasengeyemo cyangwa usengeramo kugeza uyu munsi. Abantu benshi hirya no hino ku isi bamaze igihe kinini cyane n'ubu ntibarumva neza icyo idini icyo ari cyo. Ntibaranumva ukuntu umuntu ashobora kubaho adafite idini cyangwa itorero, itorero lokale, eglise lokale, local churches, local church, itorero ry'akarere, ahantu abarizwa, address ye. Abantu benshi ntabwo bariyumvisha ukuntu bashobora kubaho adafite aderese y'ahantu abarizwa ku idini runaka, rifite izina runaka. Ntabwo n'ubu bari babyumva. Niyo mpamvu benshi mubona bagiye kubura ubugingo. Ibi turabivuga kandi tubivuga tubishimikiriye cyane, kuko tuzi uwaduhamagaye n'uwadutumye, kubera ko ahora duhishurira abantu benshi ukuntu bagiye kugwa mu madini ndetse no mu nyigisho z'ibinyoma zitandukanye. Ndashaka kubwira wowe unkurikiye aka kanya ngo tangira witoze kubaho wenyine, usenga wenyine, usoma ijambo ry'Imana wenyine, ufata ibihe byo kwiriza wenyine, utagendera mu kigari cy'abantu benshi, kuko wabyanga wabyemera bigiye kukubaho. Ibi twabivuze mbere y'uko corona iza, COVID-19. Twatumaze igihe turi kuzenguruka ahantu henshi tubibwira abantu, tubabwira ngo nibitoze kuba basenga bonyine, kuko igihe kije kigiye gutuma abantu benshi babura uwabafashaga. Ibi ntabwo tubivuga kuko twihimbaza, n'ibimenyetso birahari n'abo twabibwiraga bose, kuko igihe nari maze ahantu mfite semina y'ibyumweru 2 ndimo ndigisha, ndimo kubibabwira, mbabwira nimutitoza gusenga mwenyine ngo mukuru umutima ku idini, noneho ibigiye kuza bizatuma mutabasha gusenga, kuko mwigishwa gusenga n'idini. Ntabwo mwigeze mwigishwa gusenga n'ijambo ry'Imana, ngari ryo ribiye kuko umuntu akwiye kuba asenga, asoma ijambo ry'Imana, yiyiriza ubusa, yirinda kiranuka. Ngo ngiye ngomba kugira address yanjye mbarizwaho. Address yawe ni iyihe? Ni Yesu Kristo. Nase ubu ngubu amezi 7 yashize ariya mazu yitwa isengero afunzwe, wateraniraga hehe? Hari abavuga ngo hari abaguye, abo baguye ntibigeze bahagarara,
kuko ntabwo duhagaritswe mu gakiza nuko dufite ahantu tujya guteranira mu nzu yitwa urusengero. Ntabwo duhagaritswe mu nzira ijya mu ijuru nuko dufite ahantu tubarizwa runaka ngo tujya guhurira twese. Duhagaritswe mu nzira ijya mu ijuru no kuba twarizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi tukaba twarahagurutse muri iyi si twifuza kuzabona Yesu agarutse. Ntabwo dushobora kunanirwa rero mu rugendo, kuko intego yaduhagurukije mu gakiza ntabwo turayigeraho, ni ukuzabona Yesu Kristo umwami wacu agarutse. Ibyiringiro byacu biruzuye kandi birashyitse. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe gishobora kuza guhungabanya ibyiringiro byacu, yaba hari urusengero rwaba rudahari, yaba hari abatwigisha n'abatatwigisha. Ijambo ry'Imana iri ngiri ngo ni inkota icyafite ubugi impande zombi. Iki gitabo uragifite iwawe mu nzu, kubera icyo utagisoma. Niyo mpamvu ugiye kurimbukira mu idini. Ndongera mbwira abadukurikiye ngo iki nicyo gihe cyawe cyo gutangira kwakira no kwitoza gusenga wenyine. Abantu bongeye barenzwe, bagize umurengwe, bagiye muri bya bindi byo kwaruma mu madini. Aho ngaho ni ukuvuza ibikobwa, ni ukuvuza imyirongi, ni ukubyina, ni ukugira gute. Bibagiwe ikintu kivuyeho muri iyi minsi uko cyari kimeze. Abanyamadini nabo barimo kwigisha abantu, ntabwo bari kubakangura bababwira ati murebe ikivuyeho hagiye kuza n'ibindi, ngo bababwira ati biriya byose byagaragaza iminsi y'imperuka no kugaruka kwa Yesu. Bongeye kubigisha amafaranga n'akazi no kugubwa neza mu isi. Nta muntu n'umwe utifuza kugubwa neza, twese turabishaka, ariko kugubwa neza ntabwo byakubaho kubera ko pastor wawe yabikwigishije. Nta nubwo byakubaho kuko evangeliste runaka yabikwigishije. Nta nubwo byakubaho ko umuhanuzi kanaka yabikwigishije. Byabaho ko Imana bishatse ko bibaho, ariko nta muntu wihitiramo kubaho nabi, nta n'umuntu wihitiramo kubaho neza. Hari ababigerageje kwihitiramo kubaho neza birabananira, biranga. Hari n'abagerageje kugira ngo batere imbere biranga. Kuba uriho, kuba hari iterambere ufite ryo mu ruhande rw'umubiri, ni uko Imana yabishatse. So rero si uko pastor yabikwigishije, si uko umuhanuzi yabihanuye, ntabwo ari uko umuhanuzi yabihanuye. Iki ni ikintu dukwiye kwiga twese tukamenya. Nshuti bakunze umusaraba, bene data bakundwa, hari imbere ni habi. Ntabwo abantu benshi bazaharenga niba batitoje kubana n'Imana neza uyu munsi. Tugiye kwiga ibintu bine bigaragaza isano iri hagati yacu na Kristo ukuyemo idini. Ndasubiramo, tugiye kwiga ibintu bine bigaragaza isano iri hagati yacu na Kristo ukuyemo idini cyangwa itorero runaka ry'ahantu barizwa, ku buryo iryo ridahari n'iryo dini ridahari wakomeza kuba mu rugendo rujya mu ijuru kandi ntuzananirwe. Ahubwo nukarushaho gusenga, kuko bajya bavuga ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu. Ubwinshi bw'abantu baterana muri ariya mazu ntabwo bisobanuye kuba bajya mu ijuru, ntabwo bisobanuye gukizwa. Nusubukura na virus amezi 8 yashize, izo nzu zifunzwe, waraguye, warananiwe kwere. Abaguye se bagize ngo bari bahagaze, nabo ntabwo bari bahagaze. Ngo bamwe ngo basubiye kunywa inzoga, ngabandi barishingiye, ngabandi ngo basubiye kurwana no kunywa itabi. N'ubundi ntibigeze bahagarara. Nicyo kigaragaza ko amadini ntacyo yarabamariye, kuko umuntu wamaze kwakira ijambo ry'Imana rimaze kuzura muri we, naho isi yahinduka, naho ibihe byaza, ntibyamunyeganyeza. Nta kintu cyamunyeganyeza, kubera ko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye inzira iraruhije, mwese mwitange mutazananirwa mukigenda, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, nta muntu ushobora kunanirwa, kandi ijambo ry'Imana ririmo intungabugingo zose. Nkuko mubona hariho ibyo kurya by'uburyo butatu bibasha kubeshaho umubiri, niko no mu mwuka hariho ibyo kurya by'uburyo butatu bibasha kubeshaho ubugingo. Ni ukuvuga ngo mu mubiri murabizi ko hariho ibyo kurya bitera imbaraga, hakabaho ibirinda indwara, hakabaho n'ibyubaka umubiri. No mu mwuka, iyo wakira ijambo ry'Imana ritavangiye, udahuye n'ubuvangavange bw'abaritobanze b'abanyamadini, bitewe nuko bagiye bashinga amadini kugira ngo bahangane, bamwe bikurura abantu abandi bikurura abandi. Ahubwo ukaba warisomye wenyine ukaryigishwa na mwene so cyangwa nawe mukarisangira, mwese mufite intego yo kujya mu ijuru, atari uko warihawe na pasiteri washinze idini avuye mu rindi dini, kuko hari inyungu ze yagomba kwigisha muri systeme ituma umenya ko hari abayobye. Ntago yagomba kukwigisha inzira ijya mu ijuru neza ngo uyumve,
umuntu we waryize neza uyu hari ibintu bimubaho, hari iryo akuramo, kuko ijambo ry'Imana ryujuje iyo ndyo. Harimo ibyubaka ubugingo, hakabamo ibirinda indwara, ari byo byaha. Iyo umukristo akora ibyaha aba arwaye indwara mbi cyane, kandi kiba gisigaye ni ugupfa, kuko Bibiliya Yakobo yaravuze ngo irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha nacyo kikabyara urupfu. Umukristo ukigira irari ry'ibintu runaka bishobora kumuteza gukora ibyaha, uwo aba yarwaye, kandi iyo amaze gukora ibyaha igisigaye ni urupfu. Rero ijambo ry'Imana ubwaryo ni amata y'umwuka adafunguye. Nako Petero yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere, ibice umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, yaravuze ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Ijambo ry'Imana ni amata adafunguye. Aya ni amata y'umwuka adafunguye. Hari abanyamadini rero bamaze kuyadobanga bashyiramo ibyabo. Iyo rero waririye ari wowe wenyine n'ibyiringiro byawe no kujya mu ijuru udashingiye ku myemerere y'idini runaka, ubuhawe ibyo kurya birinda indwara, ari byo byaha ku mukristo. Ubuhawe ibyo kurya bitera imbaraga umukristo ku buryo nta bintu byamunyeganyiza mu rugendo rujya mu ijuru ngo yumve imbaraga zishize. Ubuhawe imbaraga ibyo kurya byubaka ubugingo bwawe, ku buryo bya bintu byose biza bishaka kubusenya, yaba ibigeragezo, yaba abakwanga, yaba ibindi byose byashaka gusenya ubugingo bwawe, ntibushobora gusenyuka kuko wibitseho ijambo ry'Imana. Turashaka kuvuga ibintu bine bigaragaza isano iri hagati yawe nk'umukristo nanjye nk'umukristo, isano hagati yacu na Yesu twebwe nk'abakristo. Ukuyemo idini ryawe, ukuyemo pasitoro, ukuyemo bishopu, ukuyemo arikibishopu wawe, ukuyemo aposo wawe, ukuyemo uwo muhanuzi uri hagati yawe ushaka kuguhuza n'Imana, ibyo tugiye kubikuramo, none dushyiremo ya sano duhuriyeho twebwe na Kristo gusa. Urayizi iyo sano? Uzi sano uhuriyeho na Kristo? Nta kindi kintu kije imbere yawe ukarinda upfa, nta kindi kije ngo kigiye kukubwira Kristo. Ni ukuvuga ngo turasoma Bibiliya. Reka dusome Bibiliya. Ndavuga ibintu bine bigaragaza isano dufitanye na Kristo, ukuyemo idini n'abayobozi b'idini. Tuzagaruka turimo kwiga ku kintu cyitwa iteraniro rya nyaryo ni irihe. Tuzaryiga iryo teraniro rya nyaryo, nyuma niturivaho tuzagaruka turi kwiga ngo ese urusengero tugomba kujya guteraniramo ni uruhe. Tuzagaruka twerekana noneho idini tugomba kujya kubamo iryari ryo Imana iri kuduhamagarira kubamo, kugira ngo tubashe kurinda agakiza kacu tutazarimbuka. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku bintu bine bigize cyangwa se bigaragaza isano iri hagati ya Yesu n'umukristo, isano dufite iri hagati yacu na Yesu hatarimo amadini. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 9, haravuze ngo ni gerembo ry'intama, ni gerembo, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Dusome n'umurongo wa 14, ni jye mungeri mwiza kandi menya izanjye, izanjye zikamenya. 11, ni jye mungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ndashaka kuvuga gatoya kuri aka kantu ka mbere kavuze ngo ni gerembo ry'intama. Ngaruke kuri aka kavuga ngo ni jye mungeri mwiza kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Bibiliya igaragaje ko Yesu ari we rembo.
ese ibi urabizi cyangwa urabyemera nk'ukuri? Niba koko uri umukristo warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, urabyemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ikivuze ari ukuri, Yesu ari we rembo ryawe? Isano iri hagati yawe na Kristo, icya mbere kiyigaragaza nuko Yesu ari we rembo ryawe. Yesu niba avuze ngo ni rembo ry'intama, ni rembo ry'intama, ashatse kwerekana ngo nta handi hantu na hamwe ushobora kwinjirira, ni muri Yesu. Ntabwo ari iriya nzu yitwa katedrali runaka, ntabwo ari bazilike runaka, ntabwo ari shapeli runaka, ntabwo ari itorero runaka, ahubwo Yesu niwe rembo winjiramo. Uti ninjiramo njya hehe? Yesu niwe twinjiyemo, niwe rembo twinjiyemo ubwo twafataga urugendo rujya mu ijuru. Umunsi wamwizeraga wahise winjira muri we, niwe rembo waciyemo. Niyo mpamvu umukristo ari mu rugendo rujya mu ijuru ngo yahuye n'abagabo babiri bari buriye inkike hafi y'iyo nzira yacagamo ajya mu ijuru. Ni abagabo babiri ngo buriye inkike bagwa mu nzira hari. Bibiri agatabo k'umugenzi kavuga amazina yabo. Uwa mbere ngo yitwaga Mihango y'idini, uwa kabiri akitwa Ndyarya. Mihango y'idini ni wa muntu witwa ngo ni umukristo usohoza imihango yose y'idini, ariko byagera ku ijambo ry'Imana akaba atari kunda, wamwigisha ukabona ntibimufataho. Batangira kwigisha akigira gusohoza imihango ariko ntashaka gutega amatwi mu ijambo ry'Imana, ukabona ibintu byose by'imihango arabyuzuza, ariko kuba yakwicara ngo ijambo ry'Imana wapi. Uyu rero ahorana amafuti aruta ayabakame, ahura ari umupagani ntajya akizwa. Ubu ni imihango y'idini. Icyacuma aragitanga, amatura yatanga, ahanagura intebe. Iyo idini ryateguye amatena yibonekamo, iyo ryateguye inyubako arahaboneka, iyo bateguye ibitena arahaboneka. Mbega imihango yose idini ryashyizeho, imyambarire, niba ari ukwambara ibirebire arabyubahiriza, kwambara ibigufa arabyubahiriza, gutega agatambaro arabyubahiriza, imyitwarire n'imivugire muzarebe padiri kuntu avuga, arubahiriza umuhango yigishijwe muri seminari yizemo, uko yiga ikibonezamvugo akamenya ukuntu avuga, yibombaritse ukuntu. Imihango y'idini yose, kwambara bya bikanzu, kunigiriza, imihango y'idini arayubahiriza. Ariko ngo ntabwo yaciye mu irembo rasukirwaho. Turaje tubirebe. Hakaza uwitwa Ndyarya. Ndyarya rero we ububi bwe aryarya Imana akaryarya n'abantu, ariko si umuntu uryarya Imana kuko azabona ijuru. Wabona uryarya abantu ariko wagera imbere y'Imana ukayibwira ati ndi Ndyarya mbabarira. Ariko niba uryarya Imana kukijijwe kandi udakijijwe, ukaba ahihisha ukora amafuti n'amarorerwa imbere y'abantu, nawe ukabereka yuko ukijijwe, imbere y'Imana hahandi yihishe, Imana irabona ko udakijijwe kuko ikora byinshi. Ariko wagera imbere y'abantu ukabaryarya ukabereka ko ukijijwe, uyu muntu bazagera he? Mukristo abagabo babonye ngo buriye inkike bo ntabwo baciye ku irembo. Irembo twamaze kuribona. Yesu aravuze ngo ni rembo ry'intama, ni rembo. Umuntu niyinjira muri jye azakizwa kandi azabona urwuri. Uyu muntu rero udaciye mu irembo rasukirwa hari we Yesu, icya mbere ntazabona urwuri, icya kabiri inzira ikomeza mu ijuru ntazayimenya. Mukristo yabajije abagabo arabaza ati mwabagabo mwe ko mwiciye hejuru y'inkike mukurira mukagwa imbere mu nzira, mudaciye ku irembo ari ryo Yesu ngo mubanze mwizere Yesu, mumwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, ese mugira ngo muzabasha kugera ku irembo ry'irembo rwo mu ijuru? Ese mwagize ngo nimunamuka mugezeyo ahubwo umwami nyir'urembo uwo nguwo mutabanje gucaho ngo mwivuge, mumwimenyesheho, mumwereke n'amafuti yanyu? Mwagize ngo ntazabita abajura n'abanyazi? Baraburanye kugeza ubwo Mukristo atandukanye nabo ntibagendana, kuko Mukristo yaravuze ngo sinagendana namwe n'intambwe imwe yonyine gusa. Gituma abantu benshi tutagendana nuko ubwabo
ni ba mihango y'idini, ni ba ndyarya. Uko bakunda idini kurenza Yesu. Abantu benshi bakunze idini, ntabwo bakunze Yesu. Kuko umuntu ukunze Yesu ntabwo yakwemera kuba ahantu barimo kumuyobya ngo yange kumva ijambo ry'Imana icyo rimo riravuga. Isano ya mbere rero hagati yacu na Yesu, ikintu cya mbere kigaragaza nuko Yesu ari we rembo, kandi niwe twinjiramo tugatangira inzira ijya mu ijuru. Tumwinjiramo ryari? Tumwinjiramo igihe twamwizeye. Ese ubundi Yesu tumwizera ryari? Ese ubundi kumwizera ni iki? Kuko hari abantu benshi bizera Yesu bamwizerereyemo kugira ngo abahe iby'isi, kubera abigisha babigishije bakababwira inyigisho zabiremwe nonaha utagira ngo ni ibya kera, bakabasomera ijambo ngo Uziya wawe arapfuye, ngo Uziya w'ubukene, Uziya w'inzara. Bakazana ijambo rivuga ngo baguteye baciye mu nzira imwe, izabatatanyiriza mu nzira zirindwi. Haturabizi ko bari baguteye, Imana igiye kubatatanya, atabo barozi bawe, atabo bapfuma, hati Imana yabatatanyije, tetera haleluya. Agasoza avuga ngo ngwino wakire Yesu ngo kugira ngo agukize ibyo bintu. Hakaba abandi bigisha ngo ahari bazaterana, ariko si uzabateje uzakujyaho wese azagwa ari wowe wazize. Ati umva, bari bateranye ariko Imana ibivanyeho. Mbega ugasanga nibyo ngibyo. Yarangiza avuga ngo ngwino wakire Yesu umwami n'umukiza. Uyu muntu azi ibyo yakiriye. Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 haravuga ngo ni watoza akanwa kawe. Umva kwizera icyo ari cyo. Umva kwinjira mu irembo kugira ngo ya sano yacu na Yesu ibe yuzuye, ku buryo amadini adahari tugomba kubaho kuko twageze mu irembo. Haravuga ngo ni watoza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, maze ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwa gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ntabwo twebwe twizera Yesu kugira ngo azaduhe ibintu, ahubwo tumwizera kugira ngo dukizwe. Dukizwe iki? Abantu benshi bazi ko iyo bakijijwe baba bakijijwe Satani. Umuntu iyo yizeye Yesu aba akijijwe umujinya w'Imana uzatera mu isi, kuko Imana yagambiriye kuzahora inzigo kuri Satani n'abadayimoni be, ndetse no kubumviye Satani. Ibyahishwe agaragaza ko hari umujinya w'Imana ngo numara kuzura agacuma k'umujinya wayo. Ako gacuma kamara kuzura ngo uwo mujinya niwe uzasuka mu isi, kandi uwo mujinya azaba ari umuriro. Twebwe dukizwa umujinya w'Imana, kuko guhunga Uwiteka no kumuhungiraho. Satani we nta bushobozi afite ku muntu Imana itagutanze. Satani ntabwo yagushobora. Dukira kugira ngo Imana itazasuka umujinya mu isi ikawusuka kuri Satani n'abadayimoni, natwe tukabigenderamo. Niyo mpamvu tuvuga ngo twakijijwe. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukiza umutima ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Wari warapfuye mu mwuka, none wize Yesu urazutse. Icyo dukizwa, kuko umujinya w'Imana ugiye gutera mu isi. Imana igiye kusuka ku bantu bigize ibigande, bigize ibyigenge, banze kumvira Imana. Abategetsi b'isi banze kumvira Imana, Imana igiye kubasukaho umujinya ukomeye. Abanyamadini barimo kwiyoberanya mu by'Imana, Imana igiye kubasukaho. Niyo mpamvu Imana imirakuburira nshuti yanjye ngo kanguka wiga ijambo ry'Imana. Iga ijambo ry'Imana. Tushaka kubigisha Bibiliya, tugiye gutangiza icyo bita Bible study, kugira ngo buri wese yige Bibiliya ayumva isobanukirwe. Rero gukizwa bituruka mu kwizera Yesu. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ntabwo ari ukwizera yuko Imana izaguha amafaranga cyangwa izaguha akazi, izaguha ibiryo. Ni ukwizera mu mutima wawe yuko Imana yazuye Yesu, nibwo ukizwa. Ngo kubera ko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwa gukiranuka, icyo gihe uzatubarwa gukiranuka kuko wamaze kwizera yuko Imana yazuye Yesu, kandi azagaruka gutwara abamwizeye. Hanyuma ikindi ukatura ko Yesu ari umwami ugiye kuyobora ubugingo bwawe, uzagendera ku mategeko n'amabwiriza aguhaye. Noneho waratubwiye ko umutima ari umuntu yizeza akabarwa gukiranuka, ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. So rero iri rembo turyinjiramo umunsi twamaze kwizera Yesu yuko Imana yamuzuye, kandi tukatuza akanwa kacu yuko ari umwami. Atari uko twizeye ko Imana izaduha amafaranga n'akazi, izadukiza indwara, izaduha ibiryo, izaduha iki. Aho ntabwo uba winjiye mu irembo.
ya sano yawe iri hagati yawe na Yesu havuyemo idini ryawe, cyangwa se uwo nguwo wita papa wawe ngo mu mwuka cyangwa ngo mother, oya, nukuba wamaze kwizera Yesu ukinjira mu irembo. Yesu rero niwe rembo twinjiramo tujya mu ijuru. Yo ni sano ya mbere. Niba waramaze kwizera Yesu, menya ko bihagije ko wabaho nta dini ufite, bikaba bihagije ko wabaho nta pasiteri uri imbere yawe, kandi ukajya mu ijuru, kuko hari Bibiliya yonyine nicyo gitabo cyonyine kituyobora. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Tugiye ku isano, ku kindi cya kabiri kigaragaza isano iri hagati yacu na Yesu, uvanyemo idini, uvanyemo itorero ubamo, iryo ngiryo rya torero ry'akarere, icyo wita ngo ni address, ngo ntango ngwiriye kuba nk'urafite address, ngo umuntu uba adafite address ni Kristo wawe, ni Kristo wanjye, ni address wanjye. Ninde se mwisi wambera address ni Yesu, ni address wanjye, ni address yanjye nitwaza. Intumwa abahanuza address yabo yari Kristo. Nta hantu wabona ngo barafite address ngo bubatse ngibitabashwa. Bashatse no kwirundira hamwe i Yerusalemu, bahamara imyaka 7 baranze kugenda, kandi Yesu yarababwiye ngo bazagende bagire ku mpera y'isi. Yesu araza arabaritagura, abatezamo ikintu cyitwa impagarara, batangira kubica. Abanyamadini ba Gifarisayo, abasadukayo, abanditsi n'abanyamategeko batangira kubica. Intumwa zitatanyira hirya no hino ku isi. Abari barakijwe buzi umwuka wera, bafite impano z'umwuka, baba baragiye batangira kuvuga ubutumwa aho bageze, kuko Yesu icyo yashakaga ni ukuvuga ngo rero address yabo ni igihe bagiraga imbere y'abami bakabaza ngo ubundi mwe muraba hehe, muturuka hehe, ni ibiki? Bakavuga ati twebwe address yacu ni Kristo umwami wacu, kandi hari ibyo dukoresha, kandi ikigaragaza ko ari Kristo nuko ni mutwica tutari bumwihakane. Ariko idini ubamo wakwemera kuripfira? Niba idini ubamo utaripfira, urumva Yesu wamupfira, kuko nturamumenya. Umuntu wamaze kwizera Yesu agomba kwakira no kumupfira. Byanga byakunda kandi bigomba kubaho. Niba ukiri mu idini kakubayeho, bere data turababurira ni mwumve. Tugeze kuri address ya kabiri, ibice 7 Matayo, ibice 7 umurongo wa 13 na 14. Arongera agaruka kuri rya rembo, kandi Yesu ati munyure mu irembo rifunganye. Iri rembo riryo Yesu riranafunganye, ntago ryoroshye, ntago ujyanamo ibintu by'amashami bigushamitseho, kubera ko rifunganye. Ari ibintu usabwa kwiyambura bya bindi byose. Wari wabona umuntu kera twajyaga tujya gusenya inkwi, babyita gutashya no gusenya byose, ukaza wikora ibintu byinshi ukananirwa kwinjira mu irembo ngo bigeze mu rugo, bikaba ngombwa ko bashobora kuzihambura bakagera binjiza nkeya. Irembo ryitwa Yesu ntago ushobora kuryinjiramo n'ibyo bintu byose bigushabitseho, ubusambanyi, ubujura, inzangano, amoko, ndetse n'ibindi no gukunda idini n'ibindi. Ntago bishoboka. Hari ibintu usabwa kwiyambura, akameremere kose ko muri wowe, yaba ubusambanyi, ubujura, inzangano, ubwibone, ibintu byose ukabyiyambura. Aravuze ngo munyure mu irembo rifunganye. Niwe twabibonye ko avuze ngo niwe rembo ry'intama, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije cyane, kandi abayinyuramo ni bake. Tugiye kugaruka ku kintu cya kabiri kigaragaza cyangwa kigize ubumwe bwacu hagati yacu na Kristo, ku buryo nta kindi kintu cyakwitambikamo cy'umuntu uwo ari wese cyangwa idini. Ikintu cyitwa inzira. Hano batweretse ko hariho n'irindi rembo rya kabiri, banatwereka ko hariho inzira ya kabiri. Yesu ni inzira. Yesu ni inzira. Nubwo ari inzira, ariko hari n'iyindi nzira, kandi we ngo ni inzira ifunganye, kandi iyo nzira ngo urasabwa kwicamo. Hari n'iyindi rero yagutse, hari n'irindi rembo ryagutse. Ubundi mu isi hariho abami babiri bahakorera, Imana na Satani, cyangwa se Yesu na Satani. Satani niwe nzira ngari, Satani niwe rembo rinini. Ariko Yesu niwe rembo rifunganye, Yesu niwe nzira ifunganye.
aranavuze ngo kandi iyo nzira yaruhije cyane ngo abayinyuramo ni bake. Niyo mpamvu twavuga tugasarara, kubera ko abantu nyine bakunze inzira y'igihogere yirukanka cyane. Amadini yoroshya agakiza, ntago ashaka kwigisha ijambo ry'Imana uko rikwiringa abantu barimenye, batinya kwigisha ngo abantu batabacika. Ariko turabwira abapasiteri, ababishop, abaposo, ninde wababwiye yuko kwigisha ijambo ry'ukuri abakristo bakaryumva bisobanuye kubacika? Niba mushaka kugira abakristo beza bazima kandi babafasha, ahubwo noneho bukazabashyitsa no mu rurembo rwera rwo mu ijuru, kandi no mu isi babafashije, nimubigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko intego y'Imana si ugusohora abantu, bw'intego y'Imana ni uko mwebwe abashinze ayo madini mubasha guhindura ubutumwa bwiza mukava ubutumwa bwiza. Ariko se bizakunda? Ntabwo bizakunda, kuko ni ibyahano bigomba gusohora. Hari ibintu nzababwira Yesu yavuze kandi bigomba gusohora mu isi bigeze muri 6. Niyo mpamvu nta kintu wahinduraho. Niyo mpamvu na benshi tubigisha, tubabwira amadini, tukayabereka, tukajya muri Bibiliya tukabereka ati Yesu yaravuze ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byawo mugahabwa no ku bihano byawo. Bati warayobye, ati ibyo uvuga ni ubuyobe, ati ngomba kugira aderese, ati ni gute waba utagira aderese? Kandi Bibiliya y'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe burabivuga. Nukuvuga ngo rero Satani niwe nzira yagutse, Satani niwe rembo rigari, ngo kandi abayinyuramo muri iyo nzira, abinjira muri iryo rembo bagakomeza muri iyo nzira ibajyana muri Gihenomu, ngo bahaca bihuta kandi ni benshi cyane. Ariko noneho Yesu ngo ni irembo kandi rifunganye. Icya kabiri, Yesu niwe nzira, kandi inzira ifunganye. Aravuga ngo kandi iyo nzira abayinyuramo ni bake cyane. Iki kintu umuntu acyumva cyangwa ntacyo mwumva? Dushobora kuba tuvuga ibintu abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Uyu wabivuze niwe mwami, niwe rembo, ni nawe iyo nzira, kandi niwe uvuze ngo kandi abayinyuramo ni bake. Ese uracyumva cyangwa ubisigaho ngaho? Ngwite wigenzura urebe ko iyo nzira uri kwinyuramo, kuko ni bake bayinyuramo. Urasabwa ko muri abo bake nawe uyibonekamo. Kubera icyo ari bake rero, nuko hari ibintu byinshi iyi nzira igusaba kwivanaho ukabireka, kandi ibyo bintu bikaba biryohera umubiri twambaye, umubiri ukaba bikunze kandi ari wo mudutuyemo. Niyo mpamvu kugira ngo ubashe kumva icyo kintu biragoye. Rero icya kabiri, Yesu aravuze ngo ni njye nzira. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwinjira mu irembo ryitwa Yesu, tukaryinjiramo, iyo turigezemo duhita dutangira inzira itugeza mu ijuru. Niyo mpamvu yavuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Yesu rero niwe nzira. Yavuze ngo kuko inzira ijyana, ngo kuko inzira ijya mu bugingo iraruhije cyane, niwe uri kwivuga ko yavuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Icya kabiri rero kigize ubumwe bwacu na Kristo, kigaragaza isano iri hagati yacu na Kristo, uvanyemo idini, uvanyemo bishop, uvanyemo evangeliste runaka, uvanyemo missionary jarike, uvanyemo ibyo byose bivuyeho bikavaho n'ibigeho. Nuko Yesu ari we nzira tunyuramo. Bivuge ngo ibyo bidahari, igihe wizeraga Yesu winjiye muri rya rembo ryitwa Yesu, watangiye n'urugendo, uri mu nzira, nta kizakuyobya. Aderese yawe yamaze kuboneka, inzira wayikandagiyemo. Kuki wumva ko ririya dini ryanditseho kanaka ryitwa runaka ngo ari aderese yawe? Kuki utabasha gushyikira ko Yesu wizeye ukinjira muri iryo rembo n'inzira wayigezemo kandi ari we aderese yawe? Nose kuki witwa umukristo? Aderese yawe ni iryo zina ufite. Nge ndi umukristo, umuririmbyi niko yaririmbye ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugopfa. Iyo rero ni aderese, ntabwo aderese ari hariya ujya kwicara barimo kugotomeza imyanda. Iki ni icya kabiri, Yesu niwe nzira, niwe dutambukamo. Twinjiye mu irembo ryitwa Yesu, dufata urugendo, dutangira inzira ijya mu ijuru. Twaryinjiyemo igihe twamwizeraga, dutangira rero inzira sasa. Kandi muri iyo nzira ngo harimo urwuri tugenda turishamo, harimo ubwatsi, harimo ibiryo, harimo amafaranga, harimo akazi, harimo imyambaro. Urwo ni urwuri yateguye mu nzira. Niyo mpamvu yavuze ngo ni njye rembo, umuntu ninjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Harimo urwuri, wigira ikibazo urakurikira ngo bakwigisha inyigisho ngo z'urwuri gusa. Hari abantu bashaka kwiga inyigisho z'urwuri,
bakwigishije irembo bakareka kukwigisha urwuri, ko irembo numara kuryinjiramo urwuri uzarubona. None amacacizi hafi ya yose, yaba ari muri Amerika, yaba ari Nigeria, yaba ari hano za Togo, za hehe mu Rwanda, amacaci yuzuyemo abitwa kwa Minyoni, abitwa ba Julienne Kabanda, abitwa ba Rugagi. Inyigisho bigisha umva zose ari urwuri gusa, n'urwuri bari kwibwirira abantu. Urwuri kwere, urwuri muri Yesu harimo urwuri. Igisha irembo, sobanura abantu irembo. Igisha inzira, sobanura abantu inzira. Nibamara kuyimenya neza uburyo ifunganye, bakinjira mu irembo bakayigwa, bazasangamo urwuri. Ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana dukwiye kwigisha mu isi n'iki? Ni Yesu, ijuru, ubugingo buhora. Kondisiyo kwihana, kwezwa, ukigisha ibirebana n'ibyaha, abantu bakamenya abari bo imbere y'Imana, bakihana, bakinjira mu bwami bw'Imana. Icyo ni icya kabiri kigaragaza isano iri hagati yacu na Yesu, ukuyemo amadini n'abatuyoboye bose, bikavaho ntituzongeye no guhora nabyo, ntituzongeye kubibona, ukabaho mu buzima bw'Ubukristo nta kindi kintu gihagaze imbere yacu. Tugiye ku cya gatatu. Icya gatatu, Bibiliya Yesu yaravuze ngo nijye muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Niba Yesu ari umuzabibu natwe tukaba amashami, bivuye ngo umuzabibu n'ishami ry'umuzabibu ntiwabitandukanye, ubwo ishami naryo ni umuzabibu. Bivuye ngo niba Yesu ari umuzabibu nanjye ndi umuzabibu. Niba naramaze kwizera Yesu Kristo nkamwizera, ubwo nyine nanjye ndi umuzabibu. None se kuki uhora ufite ubwoba ngo ninaterana hariya, ngo ninagira aderese, ngo ninagira aho mbarizwa, ngo nzarimbuka, ngo abantu bigisha babwira abantu kuva mu madini, ngo bari kubayobya, ngo none ngo tuvemo ngo tujye hehe? Ibaze kweri, ye baba we, mbega kwigishwa nabi, mbega kuna abantu batigishijwe ijambo ry'Imana kandi naho abarenganye. Niko nyine uwo nguwo kuyoboye yakwigishije ko kubaho utari imbere ye utazagera mu ijuru. Akugishaho kubaho utaza kwicara mu itena ngo bakuririmbire bagucurangire, cyangwa nawe ubyine utazajya mu ijuru. Ariko wize neza ijambo ry'Imana. Muri Aziya hari abakristo, mu Bushinwa baruzuye. Wamenya se abakristo b'Abashinwa hari ibihumbi birenga 250 by'abakristo b'Abashinwa. Wamenya hari umugenzi wanjye nirereye ubwanjye mu Gakiza wagiyeyo, yaje gasengana nabo kandi bihisha ahantu mu myobo, kuko umushinwa wese yibeshye akagaragaza ubukristo bahita baramutwika bamwica nabi. Bikintu bakora bafata igitabo bakagisoma cyose bakagishyira mu mutwe. Ibaze nawe basoma iyi Bibiliya ikaba mu mutwe wabo, noneho bakajya bahurira abantu bagaterana bagasengana ari nka 3-4, noneho bakaganira ijambo ry'Imana, ariko nta Bibiliya bafite kodi mu mutwe wabo, kugira ngo nibaza baje kubafata batamenya ibyo bari barimo, kuko bo basanganye Bibiliya bahita babica. Niba basanzwe kuganira bagahita bahindura ikiganiro, ntago bamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu bo bafashe Bibiliya iyi ngiyi wowe wanga gusoma, wari utegereje ngo pastor uzayikwigisha ngo bishop, bo bahura bayiboroka mu mutwe, ikuzura mu mutwe wabo bakayigishanya. Abo bakristo ntibazwi. None se bagira aderese? Nta aderese bagira. None se bazarimbuka? Baraguye se? Jya hano muri Somalia, muri Afrika iwacu, abakristo barahari, bahura bicwa, ntibagira aho bateranira. Buti ni ukubera situation bahagazemo. None se situation bahagazemo wageze ngo ubundi wowe isi irakwemera? Impamvu ikwemera no kudakijijwe. Uramutse ukijijwe neza isi ntiyakwemera. Uramutse ukijijwe neza abo muterana watubona ko batajya mu ijuru, ntiwakongera guterana nabo. N'abakwigisha bahita bumva ko bakwigisha nabi, wamaze kumenya ijambo ry'Imana ugahita usa nk'ubahunga. Nawe ubundi itoro rya Kristo ryo igihe cyose ari mu murongo wa nyawo ijambo ry'Imana, ubona ibibazo, ubona n'ubuyoba abantu bafite. Somalia se niba hari bose bagira aho bateranira? Nonse ko badaterana ntibakijwe nibakomeye mu rugendo. Twe turi ku ijambo rivuga ngo isano, ibintu bitanu bigize isano iri hagati yacu na Kristo, hukuyemo amadini, za aderese tubarizwamo z'amaduku churches. Ibyo bintu bitanu byonyine birahagije kubigira ukabaho ukazagera mu ijuru, nta wundi muntu uhagaze imbere yawe. Icya gatatu rero tugezeho ni iki Yesu yavuze mu butumwa bwanditswe na Yohana, aho yagaragaje ko ari umuzabibu tukaba amashami. Bivuye ngo rero natwe turi umuzabibu. Yes, turi umuzabibu. 15 mu butumwa bwanditswe na Yohana haravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri. 15 umurongo wa mbere, ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto.
none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye gume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ubu hano umuntu ashatse yarekera ntagire ibindi yongera kurenzaho. Niba Yesu avuze ko ari umuzabibu, akavuga ko abamwizeye bakamwinjiramo nk'irembo, bagatangira inzira ijya mu ijuru ifunganye, n'irembo rifunganye banyuzemo, ngo kare bahindutse umuzabibu kuko Yesu nawe ari umuzabibu. None adiresi yindi urimo urashaka ni iyihe? Ngo ninateranira hariya ngo nzarimbuka, ngo uriya wigisha yuko ngo abantu basohoka mu madini ngo yarayobye. None se ko wagiye kuza ibintu bituma utazongera guterana? Nose cyagiye urwaye ukarinda upfa ubundi baba warongeye guterana, ubu giterana se? Nturinda upfa bakagusengera ugataha neza, ubwo se wagiye mu idini gusengeramo? Yesu tugomba kubana nawe amadini adahari anahari kugeza ubwo twinjira nawe mu rupfu. Niba Yesu avuze ko ari umuzabibu natwe twaba amashami, bivuga ngo twese turi imizabibu. Rero Yesu ni umuzabibu natwe turi umuzabibu. Aderese byarangiye urayifite. Yesu niwe aderesi yawe. Kubera iki uhora ufite ubwoba? Kubera iki abantu bakubwira gusohoka mu idini kandi bari kukwereka bagutungira agatoki bakwereka ibibi biri mu madini n'ubuyobe burimo n'uburyo abantu bahishe bagiye kurimbukiramo, ugahita ubona babikwigisha ko ari abayobe? Nuko utize ijambo ry'Imana ko amadini hari kwigishije. Dore Yesu ni umuzabibu, nawe uri umuzabibu, uri amashami ya Yesu. Yesu arahagije n'igitabo cye cyitwa Bibiliya. Iki gitabo kugufasha kikakuyobora inzira ijya mu ijuru, ukazajya ushyika kwa Data wa twese kugeza ubwo wagushyinguye mu butaka ugataha, nta wundi muntu witambitse imbere yawe witwa ngo aragufasha kujya mu ijuru. Bibiliya, Yesu, ugakomeza urugendo rujya mu ijuru. Umuzabibu kuri natwe tukaba amashami, turi umuzabibu. Umunsi wizeraga Yesu ukinjira muri bari ryo rembo, ugakandagira mu nzira ariwe nzira ifunganye, wahise uhinduka umuzabibu kuko Yesu ari umuzabibu. None ubwo niki cyakugusha? Nuko utajya mu idini, nuko utajya guterana muri iryo dini. Nzabereka iteraniro rya nyaryo, idini ryari ry'Imana ishaka. Tuzaryiga turebe idini, tubwira abantu ngo dore ngiririya mubari ryo mujyamo, dore idini nyakuri ngiririya mubari ryo mwinjiramo, muve mu yandi madini. Kuko amadini amaze kuba icyo bita ecumenism. Amadini yishyize hamwe ari gusatira no kurangiza gushya icyo bita idini rimwe nibasha kuyobora. Murabizi ko icyicaro gikuru cyamaze gushingwa cy'iri dini, cyamaze gushingwa. Iki cyicaro kirahari, niyo amabwiriza yose agiye kujya ahabwa abanyamadini bose bari ku isi. Kandi amadini yose yamaze kujya muri system politiko y'inzego zo mu isi y'amareta. Nzagenda mbazanira abahamya bo bari mu bihugu by'Uburayi na za Amerika, bo na za Canada, bajya kwibariza abapasiteri kubera iki mutatwigisha iri jambo ry'Imana ry'ukuri, mugakomeza kutwigisha ibitari byo. Abapasiteri bakababwira ati ntidushaka gufungwa, twebwe twahawe kondisiyo y'ibyo tugomba kwigisha. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo twarenzaho, kuko bahawe condition, bafite kondisiyo bagenderaho. Bose bahawe condition, bakurikiza amabwiriza bahawe na za leta. Ibyo byose byamaze gukwira mu isi. Amadini yamaze kwiyunga, aya gipagani, aya gakondo, ayasenga za Buda, ayasenga ibigirwamana, ayemera Kristo, bose bamaze kwishyira hamwe. Icyo bita ecumenism. Ecumenism imaze imyaka myinshi, ariko none ubu imaze kugira imbaraga kandi gusatira no kugera ku rwego Antikristo yashakaga. Noneho rero kandi bose bamaze kujya muri systeme politike z'ubutegetsi barimo, bafite amabwiriza bahabwa na za leta. Itorero rya Kristo ntago abitwa abakristo babandi bitwaga abapantekote, niba hari n'abagifite impano mu minsi mike bagiye kujya bahanurirana aho ngaho ari babiri bihisha ahantu, ntawe uzongera guhanurira mu nsengero, kubera ko bafite ubwoba ko ushobora guhanura ibintu bibasupanye na leta. Kandi Imana n'ahantu igihura, Imana nta bwoba igira, ntitinya umuntu uwo ari we wese. Ni mpamvu ivugira igihe ishakiye, kandi ikabwira umuntu wese ishaka kumwereka intege nkeya ze. Kubw'iyo mpamvu rero amadini ya gipantekoti arimo ararwanya umwuka wera. Niyo mpamvu yashize abantu mu mateolojiya, arangije kandi apanga gahunda yo guha abayobozi biza amashuri y'isi kurenza abahamagawe ngo aribo bayobora. Kandi nta muhamagaro w'ijambo ry'Imana bafite, ntibazi
agaciro k'itorero na Yesu, ngo bagire bumve uburemere bw'icyatumye Yesu apfira itorero mu isi. Ibintu byabo barabiyoboza liturujia, barayobora bashingiye ku bwenge karema, ubwenge bwabo bize mu mashuri. Ntabwo ari umuhamagaro. Itorero rya Kristo ntabwo ari ibintu byo gufata ngo umuntu ashyiremo ko yishakiye ngo uyu yarize ngo ni umuhamagaro. Amadini n'ibyo nta kibirebaho. Niyo mpamvu muri kundira kujya kwirwa mwicaye mureba ngo barabaririmbira, nta jambo ry'Imana, ntaki ibyo bavuga murataha uko mwaje. Iyo batabigisha theologia barabigisha prosperity, niba batabigisha prosperity barabigisha inyisho z'ubuntu, niba batabigisha ibyo ngibyo barabigisha ibintu byose bidafite ipfuna ruguru byo kubabeshya besha. Theologia ntabwo ituma hari ububasha bw'ijambo ry'Imana bugira impact ku buzima bw'umuntu. Wapi uriga ukumva umuntu yagusobanura ibintu by'ubuhanga, ariko wa mwuka ushorera ijambo ry'Imana ngo yinjire muri wowe akwemeze guhinduka ntabwo abaho. Uhora wiga ukagira ubuhanga ariko ntuhinduka. Barakwigisha ukabyumva ariko ntuhinduke, kuko ubyigisha nta mwuka umurimo, nta mbaraga z'Imana zimurimo zishorera ibyo avuga. Bigatuma rero wowe ubyiga ukumva yasobanuye ibintu ariko ukumva ntuhinduka. Nuko mu madini bameze. Theologia n'ubuhanga bushingiye ku bumenyi bw'umuntu. Ubwo nyine ubutumwa bwiza bwinjira mu muntu agahinduka ni umuntu wabuvuze kuko ahagaze mu muhamagaro Imana yahamagaye. Ibyakozwe no 3:19 haravuga ngo nuko Petero amaze kuvuga ayo magambo bacumita mu mutima, kuko ari mu muhamagaro Yesu yaramubwiye ngo nzubaka itorero kuri wowe. Ngo amagambo abacumita mu mutima, kuko hari umwuka urimo gushorera ubutumwa bwiza avuga, nka wa wundi washoreye ibuye Dawidi yateye Goliyati. Abisirayeli bose baramunaniwe, bahise mubaza ngo bagabo bene data tugire dute ko mwatwishe? Amagambo muri kutubwira yaturangije, yatumenye, tugenze gute? Petero ati nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone uko izituruka ku Mwami Imana. Abakristo mwese mukeneye iminsi yo guhemburwa izituruka ku Mwami Imana. Mukeneye abantu bahamagawe bashorewe n'imbaraga z'umwuka kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwinjiye mu mitima y'abantu, abantu bahembuke. Iminsi yo guhembuka imanuka ibuzure, hanyuma buzure Mpwemu Yera, buzure Umwuka Wera, impano z'umwuka zikore. Abantu bakira indwara zabo bayakarani, abantu bakira abadayimoni, abantu bakira imyuka mibi babanye nayo bamaze imyaka myinshi, abantu bakira ibintu byose byabagoye, abantu babohoka buzura umuneze, amoka bavemo abashiremo inzanga. Hakeneye abantu bafite umuhamagaro. Naho ibi ngibi mwicaye mu madini muzagwa ruhaba. Turavuga, twaravuze, none tugiye kwerura, tugiye kuvuga ukuri kose. Twarifashe, twarigishije, twarahendenze, tugiye kuvuga noneho twerura. Niho gukoma akaruru ngo tuvuze akaruru, kuko Imana irababaye abantu banze kumva, bavuna ibiti mu matwi. Kandi inyigisho mwahawe z'amadini zishorewe n'undi mwuka uremere cyane utuma mutumva. Isano, ikintu cya gatatu kigaragaza isano hagati yacu na Yesu ni ikintu cyitwa umuzabibu. Yesu ni umuzabibu, tukaba amashami. Bivuga ngo Yesu ni umuzabibu, natwe tukaba umuzabibu. None ni ikihe kibazo ku buryo uvuga ngo mvuye mu idini nagwa, ngo nafite ngo aderese, ngo nafite aho nteranira? Yesu ni umuzabibu, nawe uri umuzabibu, kandi umuteyeho umufasheho. No kwera imbuto nuko umuteyeho. Nose ubwo Yesu naguhagije kucyumva ko ari ikindi kintu cyakwitambika hagati yawe na Yesu. Ubwo ko wemere kurimbukira muri iryo dini n'inyigisho za prosperity zirimo zitarimo kuri ku ijambo ry'Imana. Reba igihe wigiye warahindutse. Imana yiringiyemo amafaranga n'akazi n'umugore n'umugabo n'ibiryo no gukira indwara n'ibindi. Ntabwo yiringiyemo ubugingo no kuzabona isagarutse. Nta nubwo yiringiyemo gukura ngo umenye ko ugomba kuba mu buzima buyinezeza bwo kwirinda, gukiranuka, kubaha Imana. Ahubwo ibintu byose ukunda Imana uyikundishijwe n'uko ari byiza gukorera, kuko nibyo wigishijwe. Twagiye ku cyakane. Icyakane kigize cyangwa kigaragaza isano iri hagati yacu na Yesu. Havuyemo idini, havuyemo itorero nsengeramo, havuyemo pastor bishop, havuyemo runaka. Icyakane tugezeho kigaragaza iyo sano ni iki ngiki. Reka tukirebe. Yesu hari amagambo yanyujije muri Petero, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Twatumaze kubavugaho mu kanya. Ibice bibiri.
umurongo wa 4 kariwo dusoma. Navuze ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka. Iki nicyo ndibusorezeho cyitwa kuba inzu y'umwuka. Ariko icyo ntegerezaho cya kane kigize isano hagati yacu na Yesu, ni uko natwe tugomba kubakwa nk'amabuye mazima. Mu yandi magambo, turi amabuye kandi tugomba kuba amabuye mazima. Nonse waruzi ko Yesu nawe ari ibuye? Siko hano batubwiye hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, cyangwa se katwasome n'uwa 3. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe iby'igiciro cyinshi. None arongera avuga ngo kandi namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, reka dusomeraho mwumve. Byakozwe n'igice cya 4 umurongo wa 11. Reka twumve kuntu havuze. Haravuze ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Cyangwa rikamera ku murongo wa 10. Ariko mumenye mwese n'abantu bose mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuntu ahagara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari narindi zina mu isi ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Yesu niwe buye rizima ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Yesu ni ibuye, natwe tukaba amabuye. Ni ibuye rikomeza imfuruka, none natwe tukubakwa kuri ayo mabuye. Iyo ni isano hagati yacu na Yesu. Iyo tumaze kumwizera, duhinduka ibuye, duhinduka plutôt amabuye. Yesu we ni ibuye rikomeza imfuruka, ariko natwe turi amabuye afata kuri iyo mfuruka. Mfuruka murahazi? Mu mfuruka ni hara mu nguni. Ngo Yesu niwe ufashe inguni kugira ngo ibikuta bitagwa. None turi amabuye dufasheho, natwe dufasheho gutya, niwe twubatseho. Iyo umaze kwizera Yesu, umenya ngo nawe wahindutse amabuye, wahindutse ibuye nk'uko Yesu nawe ari ibuye. Nta dini ribayeho, nta mwigisha, nta pastor, nta adresse y'idini runaka, nawe uri amabuye. Twahindutse amabuye, Yesu akabibuye rikomeza imfuruka, twubatse kuri we. Niba utaremera ngo nizere ko Yesu wubatse kuri we, igihe cyose uzagwa, nubwo waba muri iryo dini uzagwa, nubwo waba hehe uzagwa. Imana ishaka ko tugira kwizera kurenze kuri hejuru, tukamenya uwo twizeye uwo ari we, amadini adahari, abantu badahari bandi, tukabaho mu bakristo bwubakitse. Uwo niwe mukristo wakuze, naho iby'ubwana ngo ni umwana. Kandi n'ubundi iryo dini niyo wari muntu uzakora. Mu mwaka wa 2011 Imana yambwiye abakristo bari kuvuka muri iki gihe, imbwira ko bitwa amazina abiri. Izina rya mbere yambwiye ngo bitwa bamvukiye. Mwibaze ni muri 2011 kugeza uyu munsi. Murumva ukuntu ibintu bimeze. Yarambwiye ngo abakristo bari kuvuka muri iki gihe ngo bitwa amazina abiri. Izina rya mbere ngo bitwa bamvukiye, izina rya kabiri bakitwa bantaho mvuki. Kuko amadini yose yamaze kugirira ry'ibyisi. Abayobozi bayo bafite izindi ntego, ntago bagifite intego yo kugeza abakristo ku musaraba. Baba bashaka kumenya ngo ububyutse buraturuka mu maturo menshi. Iyo amaturo yatuwe ari menshi, nibwo bavuga ngo abantu bigishijwe. Iyo ibya 10 byabonetse ari byinshi, bata abantu bagize ububyutse. Ntabwo bakirebera ububyutse mu gukizwa kw'abantu no kwihana no guhindukira. Ariko mureba ayo madini murimo, izo sengero mwubatse, murebe igihe mwahereye mwigishiza abantu, mumbwira abantu mwigishije aho bagiye. Buri gihembwe cy'amezi 3 murabatiza. Abo mubatiza bajyahe? Mumbwira aho bajya mwaba pasiteri. Abapasiteri b'ibisambo b'ibijura muhora mwiba abantu. Abo mubatiza bajyahe? Urwo rusengero rutari rwuzura ngo mugure izindi ntebe, mukaba mutarakubita ibindi bikuta ngo mwongere mugure n'ahandi, mwongere abantu buzure, bagahora ari iyo mibare ibaho. Abantu mubwiriza bajya hehe? Ese mwebwe mwabarokore mwe mwicaye aho ngaho, mwumva ubwo ari ubutumwa? Niba mubatiza abantu nimwongere kubabona?
rero ntabwo ari ubutumwa, kuko umuntu wabwirijwe by'ukuri ntashobora guhagarara mu gakiza, kandi uhora umubona akita mu murimo w'Imana akawitaho cyane. Ukabateza abantu 100 hagasigara 2, ubwo abandi bagiye he? Niki wabigishije? Ntacyo. Nawe 2 kandi ugasanga nabo nyine barushijeho kugukuba inkubwe ebyiri kuba abana b'igihinomo. Icya kabiri rero, icya kane kigaragaza isano hagati yacu na Kristo, nuko Yesu ari ibuye natwe tukaba turi amabuye, kandi tukaba twubatse kuri we. Tugiye kurebana n'uburyo twubatswe kuri we, aricyo cya gatanu kigize ubumwe bwacu, kigize isano hagati yacu na Kristo. Dusome mu Befeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2, turasoma umurongo wa 19 turageza ku murongo wa 22, hanyuma ariho dusoreza. Haravuze ngo, nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Abo ni twebwe abanyamahanga turi kubwirwa. Kubera ihe mpamvu rero, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Umunsi wizeraga wahise wubakwa ku rufatiro rw'intumwa n'iki n'abahanuzi, wahise wubakwaho, wubatsweho. Iyo niyo address yawe. Iyo address irahagije, nta wundi muntu witambitse imbere yawe. Ntabwo kuvuga ngo nintaboneka hariya ngo bari ababyigisha ngo nzagwa ngo nzarimbuka. Ugushwa n'iki? Nuko impamvu bivuga nuko utigishwe n'ubundi. Abo wicaye imbere nibigeze bakwigisha ibi ngibi, kuko batabikugisha. Impamvu wari uvuga ngo abakubwira gusohokamo ngo nibo bayobye, kandi no kugumamo kwawe ntabwo uzigera ubyigishwa, ko ntabyo bazakubwira. Babikubwira ubacike, ntabwo babikubwira. Barakwigisha inyigisho zituma ukomeza gumana nabo, bakwereka ko kuba muri bo, kubana nabo ari byo bizaguhesha ubugingo buhoraho. Ariko bo bafite indi system bari kugenderaho nabo, ibatuzira inyuma yabo. Hari izindi mbaraga zibasunika, zibategeka kwigisha ibyo batateguye. Ni imbaraga z'ubutegetsi, kandi nabwo ufite izindi mbaraga zibusunika. Ntabwo uzigera ukura rero, ntabwo uzajya ku rwego rwiza. Rero twebwe twubatse kuri Yesu, ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Icyanyuma 21 ndahakunda we, na 22 haravuze ngo, muri we inzu yose iteranijwe neza. Muri ndese? Muri Yesu. Muri we inzu yose iteranijwe neza. Iyi nzu ni ndese? Ni wowe, ni jewe. Umva kuntu Pawulo yandikiye Abakorino mu rwandiko rwa mbere, Abakorino urwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 9. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino 3:9 haravuga ngo, kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Itorero rero ni inzu y'Imana, kandi iyo tuvuze itorero tuba tuvuga wowe personally, ku giti cyawe. Ni wowe nzu y'Imana ituramo, ni wowe rusengero rw'Imana. None hano baravuze ngo, muri Yesu, muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Iyo wowe uteranijwe neza na Yesu, ukaba ufashe kuri we, kuko ari we ibuye rikomeza ifuruka, ukaba ufasheho neza, ufatanye n'intumwa n'abahanuzi, ukagendera ku by'intumwa zigishije no ku by'abahanuzi bahanuye, ngo urinzi iteranijwe neza. Ngo kuba rero urinzi iteranijwe neza, ngo urakura, ugakomeza gukura, ugakomeza gukura. Urinzi ikura, ntabwo ari inzu ihora igwingiye nk'izi ngizi tubamo, cyangwa ziriya mwita isengero. Uhora ukura. Ngo kandi iyo ukuze, ngo urakura ukaba urusengero rwera mu Mwami Yesu, ukaba urusengero rwera mu Mwami Yesu. 22 aravuga ngo, muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ngisa nikomeye cyane hagati yacu na Yesu. Cya gatanu, muri Yesu, muri we ngo turubakanwa kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Jewe nubakanwa na Yesu, turubakanye. Ntago nubatswe kuri biriya bintu birabizo tujya guteraniramo. Biriya duha tuvuga ngo mama ngo niba tubwira ngo turarimbuka. Urarimbuka niko wigishijwe. Nshuti z'umusaraba, nimwumve ko ijambo ry'Imana rivuga, dore amadini yinjiwemo n'ikizira gikomeye. Dore umwijima ukomeye w'icuraburindi winjiye mu madini,
kandi ugiye kurimbuza abantu benshi. Nimwige ijambo ry'Imana nimuryumve. Muri we turubakanwa tukaba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri Yesu turubakanwa. Ugeze ubakanwa na Yesu, mbere yo kuvuga ngo urajya muri iriya nzu yitwa urusengero, banza ubakanwe na Yesu kugira ngo ube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Muri we turubakanwa, mbega ijambo riryoshye. Turubakanwa kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Iyo ni sano ya gatanu. Twakavuze byinshi ariko twavuze ibintu bitanu nibyo twatoranije. Rero ibi bintu bitanu wize birahagije kubaho mu buzima bwubaha Imana. Nta rindi dini rihagaze imbere yawe, nta yindi myizerere y'idini ryari ryose ya Gikristo cyangwa indi myizerere yari yose, cyangwa pastor cyangwa bishop uza nibije bitewe n'inyungu ze. Kubaho usoma iki gitabo cyitwa Bibiliya, wahura na mugenzi wawe, inzu mugenzi wawe, inzu y'Imana yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, mugahura mwese muri inzu mugafashanya kugana iki gitabo. Niyo mpamvu ni ingaruka nzabigisha ikintu cyitwa amateraniro. Abantu benshi nibo barayumva, muzafashe mu bikurikire bene data. Ndashaka kubasobanurira, tuzabasobanura dufatanyije na Yesu. Amateraniro tujye no mu birebana n'igaburo ryera, tugiye kwigisha abantu kwitoza gufata igaburo ryera mu mazu yabo, kuko hari ahantu muri mugiye kubona abantu benshi bagiye kwashirira. Ubuyobe buje, umwijima w'icura burindi winjiye. Imana irimo irawuduhishurira ko winjiye mu madini, kandi bagiye gutoteza noneho mwebwe abakristo nyabakristo, kuko umukristo nyawe nabibona azatangira kwiyufura, kandi yatangiye kwibona. Nimwabibonyije muri se, ubwo uzatangira gusohokamo niko bazakurwanya ba pasiteri wawe, ba bishopu bawe, kuko batigeze bamenya Imana, ntibigeze bamenya Yesu, kandi bazabikora bazi ko bari kurwanirira Imana, ariko nuko batigeze bamenya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha cyane. Ni ibintu bitanu kwa turimo kwiga bigize isano iri hagati yacu na Yesu, ukuyemo amadini yose twise ngo ni aderesi tubarizwamo, ngo tuhabatirizwe, ngo tuhasezeranire, ngo tuhahererwe igaburo ryera, ngo tuhashyingurirwe, ngo badufashe kudushyingura. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Twaturimo kubereka ibi bintu kugira ngo mubimenye, mukomere mugakeza, mutanyeganyezwa n'inyigisho zose n'ibindi byose bije. Uhagarare neza. Yesu ni irembo ryawe, Yesu ni inzira, Yesu ni umuzabibu, nawe uri umuzabibu. Yesu ni ibuye, nawe uri ibuye, kandi murubakanwa kugira ngo mube inzu y'umwuka, mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Icyo ni cya gatanu. Birahagije rero, aderesi yawe ni wowe na Yesu n'ijambo ry'Imana. Nyakubahwa, turagushimiye kuba ijambo ryawe ryiza duhaye. Fasha umuntu wese wari udukurikiye kugira ngo abashe kumenya uwo ari we muri Kristo Yesu, abashe kumenya agaciro ke muri Kristo Yesu, abashe gukomera akomejwe n'ijambo ryawe, adakomejwe nuko aba mu idini runaka, ahubwo akomezwe nuko yakumenyera gusobanukira agasobanukira ijambo ryawe. Turagushimiye ko mvishe gusenga, habwe ikuzo n'icyubahiro, tubyambaje tweze mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kubitaho. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimbira, tuzaba kumwe na Eliya, tuzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora